Yesu ashimwe bene data. Nanone tugiye kongera gusangira ijambo ry'Imana kuri iki cyumweru. Nitwa Rushamba Bernard, umukristo w'umupastori muri paruwasi ya Nyagatare, itorero Anglikani ry'u Rwanda. Amagambo tugiye kwiga uyu munsi turayasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 6. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 10, kandi nanone ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Ubwo abafite Bibiliya yera niyo tumenyereye gukoresha cyane, nibumva amagambo asa nanyuranye ntabwo ari ayandi ndiwe nasomye, n'ubundi ni Bibiliya ndiwe nakoresheje inyuranye niyo dusanzwe tumenyereye, ariko amagambo namwe nuko avugwa mu Kinyarwanda gitandukanye. Reka rero nsome ayo magambo. Insanganyamatsiko iravuga ngo intwaro z'umuyoboke wa Kristo. Ahasigaye mushake amaboko kuri Nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye. Mwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo, mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko ibyo turwana nabyo atari abantu, ahubwo ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi, ni ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima, ari byo za ngabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Nicyo gituma mukwiye gufata intwaro zose z'Imana, bityo igihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi, maze byose birangiye mube muhagaze mudatsinzwe. Nuko rero nimuhagarare kigabo, mukenyeye ukuri, mwambaye n'ikoti ry'icyuma rikingiriza igituza, ari ryo butungane. Naho mu birenge mube mwambaye inkweto, arizo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Muhore mwitwaje ingabo ariyo kwizera Kristo, kugira ngo mubashe kuzimya ya myambi yose yaka umuriro iraswa na Sekibi. Mwambare ingofero y'icyuma ariyo gakiza, kandi mwitwaze inkota muhabwa na Mwuka ariyo jambo ry'Imana. Byose mubikore musenga ku buryo bwose mwinginga Imana. Ibihe byose muyambaze muvugishwa na Mwuka. Mugumye kuba maso, mushishikarire gusabira intore z'Imana zose. Nanjye mujye munsabira kugira ngo uko mbumbuye umunwa, Imana impa amagambo akwiriye, ngo menyeshe abantu ibanga ry'ubutumwa bwiza nta mususu. No kuri iyi ngoyi ubwo butumwa nibwo mpagarariye, munsabire kugira ngo mbuvuge nshize amanga uko bikwiriye. Nimuze ngabo za Yesu, tujye mu ntambara, mwarobanuwe n'umwami, mwese mwiyereke umugaba we, umugaba araje, mumukurikire, impanda bazivugije, nimuze mwitabe umugaba we, umugaba araje, mumukurikire, impanda bazivugije, nimuze mwitabe. Mutware intwaro z'umwuka, nizo mukwiriye,
inkota ityayiboneye ni ijambo ry'Imana, muryemere muryemere mwese muryemere, niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda, muryemere muryemere mwese muryemere, niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda. Data, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo kuko ugikwiriye. Tukwakiriye imitima yacu y'ubwanjye, wahisemo ko mpagarara imbere y'ubwoko bwawe muri iki gitondo, unyezanye n'abanyumva kugira ngo Mwami Imana ijambo ryawe tugiye kwiga rigiye kuba imfabusa, ahubwo nk'uko tubisomye izi ni intwaro zikwiriye umukirisitu kugira ngo abashe guhangana na Satani, maze dushoboze kuzambara kandi turwane nk'abasirikare ba Kristo koko, turwanira munsi y'ibendera rya Kristo wanesheje, kugira ngo igihe cyose duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Umpana umugisha n'abanyumva, kandi imbabazi zawe zibane natwe none n'iteka ryose. Nsenze nshima ko mbihawe mu izina rya Kristo Yesu, amina. Yesu ashimwe cyane. Nibutse abankurikiye nanone ko tugikoresha bwa buryo bw'ikoranabuhanga bwo gukurikirana ubutumwa kuri YouTube, kandi amasaha naza kunyemerera ushobora kuza no kubagezaho abumva icyongereza mu rurimi rw'icyongereza rwihariye ntabivanga. Reka rero ntangire nongera kubakira mbasuhuza mu izina rya Kristo Yesu, mbabwira kugira ngo dufatanye kumva ijambo ry'Imana ko Imana yari duteguriye. Genda umuyobora, ariko nasabye Kristo kugira ngo abe ari uvuga. Uru rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, babashije kwiga Bibiliya, ni rumwe mu nzandiko za nyuma Pawulo yanditse ari i Roma mu buroko, abohewe ubutumwa bwiza nk'uko tubisomye muri aya magambo. Yandikira amatorero atandukanye, hanyuma ararwandikira itorero ryo muri Efeso, itorero yabanye naryo. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa dusanga ngo yigeze kuribamo kumara imyaka 3 abigisha ijambo ry'Imana, ndetse n'igihe yasozaga urugendo rwe rwa 3 rw'ivugabutumwa, ari nabwo yasubiye i Yerusalemu, agahera ko ajyanwa i Roma mu buroko. Nanone tubisoma mu byakozwe n'intumwa yuko ageze ahitwa i Mileto yatumiye abakuru bamwe bo mu itorero ryo muri Efeso, abihanangiriza kurinda itorero ry'Imana. N'itorero rero yakundaga, yari yarabwirije ubutumwa bwiza, kandi agahora abifuriza kuguma mu ijambo ry'Imana no kurikomereramo. Ngira ngo abakoresha Bibiliya yera, uyu murongo wa 10 muri Bibiliya yera haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Aho ni muri Bibiliya yera. Intego rero nyamukuru y'uru rwandiko nihuta, Pawulo yandikira itorero ryo muri Efeso, intego yari afite, yabwiraga abakristo bo muri Efeso gukomerera mu kwizera, kandi abandikira asobanura itorero icyo ari cyo.
n'impamvu cyangwa n'umumaro w'itorero nk'umubiri wa Kristo. Abazasoma uru rwandiko ngiyo impamvu nyamukuru. Nicyo yashakaga kumenyesha abizera bo muri Efeso, kandi uru rwandiko yarwanditse ahagana mu mwaka wa 60 nyuma ya Kristo, cyo mu Cyongereza bita AD. Paul rero nk'uwari waratoje iri torero akaribwiriza ubutumwa bwiza nk'uko nababwiye, iyo usomye abahanga bagerageje gusesengura ibya Bibiliya batubwira n'imirongo mikuru muri uru rwandiko, bakavuga ngo imirongo mikuru muri uru rwandiko ni umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 biri mu gice cya 4 cy'uru rwandiko. Igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Ahangaha avuga, ngira ngo insanganyamatsiko iri muri icyo gice ivuga ubumwe bwo kwizera. Aravuga ati hari umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe mu guhamagarwa kwanyu. Kwizera kumwe, batisima imwe, Imana imwe ariyo Data wa twese, uri hejuru y'ibintu byose kandi ukorera muri bose. Ubwo nabivuze ntabisoma, abazabisoma muzasanga ari ibyo ngibyo. Uru rwandiko rero nk'uko nabibabwiye, Pawulo asobanura ibintu bitangaje twaboneye muri Kristo, kandi agasobanura itorero nk'umubiri wa Kristo, akarivuga akarigereranya mu buryo bune. Itorero, hari aho avuga itorero ubundi bivuga abizera, ntabwo bivuga izi nzu, ariko hari aho agereranya itorero n'urusengero nk'inyubako, hari aho agereranya itorero n'umugeni, hari aho agereranya itorero n'umusirikare wa Kristo, cyangwa umusirikare, reka tuvuge umusirikare. Rero nk'uko nababwiye, ibi byose akabigaragaza avuga ku bumwe, nk'uko insanganyamatsiko ivuga muri icyo gice cya 4, ubumwe bwo kwizera. Akabivuga mu bumwe kandi agaragaza uruhare rwa buri muntu nka mambure cyangwa umuyoboke n'icyo ashinzwe, kuko niba uri urugingo ukaba uri ukuboko tuvuge, ariko ukuboko gufatanya n'izindi ngingo zose z'umubiri kugira ngo buri kimwe gikora uruhare rwacyo, hanyuma umubiri ube wuzuye. Akasobanura yuko mu mibereho yacu nk'abantu bakorera mu bumwe, dukwiriye kwikuramo ya magambo asesereza cyangwa se amagambo ya menshi, cyo mu Cyongereza bita gossip, gusebanya, ishyari, umujinya n'ubundi busharire bwose buba mu muntu,
kuko ibyo ngibyo ni inzitizi y'ubumwe bwo kwizera. Ngira ngo ntararenga aha n'ubundi nk'itorero, kuko nk'uko nababwiye izi nzandiko za Pawulo zose yazandikiye abantu bigeze kumenya Imana. Yandikiraga itorero abantu bamenye Kristo, basogongeye ku buntu bw'Imana, bazi itorero icyo ari cyo, bazi ubwiza bw'Imana, bazi umunezero ubamo. Ariko nk'uko tuba mu isi kandi ibamo Satani n'ibigeragezo bitandukanye, abantu bagenda bahura n'ibitandukanye bikagenda bishobora kubakura mu buntu bw'Imana. Iri torero rero yaryandikiraga ababwira nyine ibyo byose kubyirinda, kugira ngo babashe gukomeza ari itorero rimwe nk'umuntu umwe. Niyo mpamvu agereranya abagize itorero nk'ingingo zigize umubiri, ndetse akanavuga ngo ni ingingo zigize umubiri wa Kristo, kuko itorero ni umubiri wa Kristo muri make. Rero nagira ngo nihute noneho ngere kuri iki gice rwose nyirizina twasomye. Nk'uko nababwiye ngo Pawulo yandika uru rwandiko yari i Roma. Pawulo yagerageje kwitegereza abasirikare b'Abanyaroma. Icyo gihe Roma yari igihangange mu isi, ari iyobora isi. Ni nk'uko bavuga ngo kwitegereza igisirikare cya Amerika muri iyi minsi. Noneho areba uburyo bambaye, areba imyambaro bambaye nk'abiteguye urugamba, bajyaga barwana bagatsinda, barigaruriye isi. Noneho abikoresha nk'ikigereranyo mu kuvuga ubutumwa. Imyambaro yabo agenda ayihuza imyambaro n'intwaro bakoreshaga, agenda abihuza n'ijambo ry'Imana, intwaro umukristo akwiriye kwambara. Agenda atanga ingero. Mu Cyongereza bene izo ngero bazita metaphors. Gufata ikintu ni urugero. nk'ahangaha avuga ngo mwambare umukandara ngo mukenyere ukuri, niko Bibiliya yera ivuga, mukenyere ukuri. Uko kuri akakugereranya n'umukandara. Rero agenda asanisha ibintu nk'uko turi buze kugenda tubigarukaho, ariko ashaka kugaragaza noneho ahangaha, nk'uko nababwiye ngo itorero agenda arivuga mu bice bimwe. Ahangaha muri iki gice cya 6 rero muri aya magambo dusomye, ahangaha noneho itorero ararigereranya n'umusirikare. Umusirikare agafata umusirikare, abangaba twita ngo ni abasirikare, ngo n'ab'isi, akamugereranya n'umusirikare wa Kristo, uko akwiriye kuba yambaye ahagaze kugira ngo abashe guhangana na Satani. Insanganyamatsiko rero y'ubu butumwa jyewe nayise intwaro z'umukristo yatsindisha Satani, cyangwa intwaro umukristo yakoresha mu rugamba rwo guhangana na Satani. Ahangaha nongere mfashe abankurikiye kugira ngo tubanze tubyumve, tubanze rwose dushushanye, turebe abasirikare abangaba tujya tubona b'igihugu, ko tuvuga b'igihugu cyacu, nibo tubona umunsi ku munsi. Nagira ngo mbabwire ngo abakirisitu cyangwa abarokore, ko ari ryo jambo nkoresha kuko ni ry'abantu bakunze usanga twitiranya abakristo tukenda kubatandukanya n'abarokore. Ariko ubundi umukristo
niwe murokore. Yesu aba yaraturokoye urupfu, niho iryo jambo rinakomoka kwitwa abarokore. Ariko turi aba Kristo kuko yaraducunguye atugira abe. Muririmbyi aravuga mu ndirimbo y'199 ngo twari aba Satani, hanyuma Yesu atwambura Satani, tuba aba Kristo. Rero iyo urebye igisirikare twita icy'isi, niho nibyo nari mvuze, usanga bo buri gihe cyose bahora biteguye intambara, ndetse mu gihe cyitwa icy'amahoro nta ntambara ihari nibwo usanga bakora imyitozo ihagije ya gisirikare, bakitoza kurwanira mu ndege, bakitoza kurwanira mu mazi, bakitoza kurwanira ku butaka, bagashaka intwaro zihagije, bakaba bariteguye. Niyo bagenda mu nzira, muzitegereze abasirikare bacu iyo bari ku burinzi, bacungera umutekano wacu. Icya mbere ntiwabaca hagati. Ikindi cya kabiri, ntawe ufata intwaro yitwaje ngo ayiheke mu bitugu rwose itende rireba inyuma. Nimubitegereza muzasanga abayifashe neza ku buryo icyamutungura cyose ashobora guhita akirasa. Bivuga iki? Bivuga ngo bahora biteguye buri gihe cyose. Ntabwo bajya birara ngo batekereze yuko ari mu mahoro nta mwanzi uhari. N'ubu ubarebye bajya muri paturuyi mu masaha ya nimugoroba, ukareba uburyo baba bahagaze, ukareba uburyo baba biteguye, wavuga uti aba bantu ko hari umutekano, ko nta ntambara ihari, ubundi kuki batiryamira? Hoya, ntabwo birara, ntabwo bicara ngo ibintu rwose bavuge ngo ni umudendezo, bavuge ngo icyo mu cyongereza bita taking things for granted, ngo bavuge bati ubwo ari amahoro reka tugende turyame dusinzire. Oya, bahora biteguye ko buri gihe cyose, igihe batazi bashobora gutungurwa n'umwanzi. Nicyo rero nari mvuze, abakristo rero twebwe, nsubira kuri ya magambo Yesu avuga ngo abana b'iyi si, kuko bariya tubita ngo ni abasirikare b'isi, nta nubwo tuzi ko ari abakozi b'Imana. Kenshi Imana yahaye uriya murimo, ariko kankoresha amagambo tujya tubita, dukunda tuvuga igisirikare cy'isi, hanyuma twebwe tukiyita igisirikare cya Yesu. Umugaba mukuru ukomeye ku isi, ariko ugasanga niwe igisirikare cye nicyo kijagaraye, kitagira gahunda. Ndasobanura icyo nshaka kuvuga. Ndibuze kugaruka kuri izi ntwaro nk'uko Bibiliya zivuga, ariko nagira ngo mbanze mvuge uko tubaho, ko duteye. Uzasanga mu gihe cy'amahoro, igihe umugabo n'umugore nta kibazo bafite mu rugo, bacuruza bizinesi igenda, inka boroye zibyara neza nta kibazo, zirimo kugwira, abana biga neza mu ishuri batsinda, ibintu byose bimeze neza, tuvuge ngo ari amahoro. Icyo gihe twebwe rwose turasinzira, ugasanga no gusenga ntunabyibuka, umutima wose ukawushyira muri bya bindi urimo gukora bigenda, ntunatekereze igituma bigenda. Wowe ukibaza ngo igituma bigenda ni ukubiha umwanya munini, ukabitindaho, ukabipanga neza. Nibyo rwose, ibyo ni ukuri. Ariko twibuke ijambo ry'Imana ko rivuga ngo iyo atari Uwiteka warinze umudugudu, ngo warinze babera amaso gusa. Bivuga ngo ibyacu Imana ibyihoreye byahinduka mu kanya gato. Noneho icyo gihe usanga dusenga gake gashoboka rwose. Nuje ku rusengero
akabona bamutindiye kubera ko barimo kumutwara umwanya, buri kanya akaba arasohoka ajya kwitaba telefone, ku ruhande rwe ntagire igihe cyo gusenga. Nagira ngo mbabwire yuko ahubwo iki gihe cy'amahoro nicyo tuba dukwiriye gusenga kenshi, kuko nibwo uba ushobora kuvuga n'amagambo asobanuka. Noneho igihe byakomeye ugasanga umuntu yagiye kwiyahura mu rusengero, nibwo yafashe ibihe byo kwiyiriza ubusa. Ubundi se ibiryo byanabuze, akaba ari bwo rwose ugiye gufata amasengesho yo kwiyiriza ubusa, ubwo wiyirije ubusa, cyangwa nuko n'ubundi byari byabuze. Arimo noneho no kubwira abantu ati rwose mumfashe gusenga, ibintu byakomeye. Bamwe bakabona kuba mu rusengero bidahagije, bakurira imisozi, ndetse ngira ngo umuntu akumva yanasenga yuriye igiti kugira ngo n'amasengesho abashe kwihuta. Ugasenga amasengesho y'urudaca y'impuruza. Ariko nagira ngo mbabwire, dusubire kuri cya gisirikare, cyo gihora cyiteguye aho umwanzi ashobora guturuka, nubwo ntawe bareba, ariko bagahora biteguye, kuko baramutse basinziriye umwanzi akabagera hejuru, kurwana nawe icyo gihe ntabwo biba byoroshye. Twebwe rero nicyo gihe dukorera. Mbibutse yuko Satana nta mwanya n'umwe ashobora gutakaza. Mwibuke amagambo Yesu yavuze atwereka ko Satana buri gihe cyose ahora yiteguye kuturwanya, cyane cyane abakristo, kuko nibo bamubangamiye. Igihe wamwimuye wimitse Kristo, uba wamuretse ari we wakuyoboraga, ukayoboka undi mwami. Mbabwire ngo na kera abantu bagihaka abagaragu, iyo umugaragu wawe yakuvagaho akajya ku wundi, wagombaga kumukurikirana byanze bikunze. Byaba na ngombwa abo bitaga imbata, abantu babaga bemerewe no kunabica, kuko yakuretse yagiye ahandi. Niko rero na Satana aturwanya. Iyo twamwimuye, murabyibuka iyo tujya kubatiza abantu turabaza ngo wimuye Satani n'ingeso ze zose, n'ikuzo n'icyubahiro by'isi by'ubusa, no kwifuza ibyayo kose n'irari ry'umubiri, ngo utazongera gutegekwa nabyo. Ugiye kubatizwa ati ibyo byose ndabyimuye. Mu yandi magambo, nanze Satani n'ibye byose. Wemeye Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, na Yesu Kristo umwana w'ikinege, umwami wacu wabyawe n'umwari Mariya, ugatondagura ko kwemera kw'intumwa, umuntu akakubwira ngo ibyo byose ndabyemeye rwose. Bivuga ngo ibya Satani byose ndabyanze, nemeye ibya Kristo byose. Icyo gihe uba uvuye mu gisirikare cya Satani ugiye mu gisirikare cya Kristo, kandi Kristo ni umwanzi wa Satani, na Satani ni umwanzi w'Imana n'abantu b'Imana. Icyo gihe rero uba ugomba kwitegura buri kanya kose, ukamenya ko Satani aguhiga ku manywa na nijoro. Ariko twebwe icyo gihe ibintu bigenda neza nibwo tudamarara. Kandi nababwiye ngo igisirikare twita icy'isi cyo, iyo amahoro ahari nibwo baba bafite umwanya munini wo gukora training, imyitozo ihagije. Ariko iyo urugamba ruhari, n'abinjiye mu gisirikare bashobora kumwigisha kurasa, bakamwigisha yenda uko ari bwihishe, jya ku rugamba, nta myitozo ihagije afite. Rero bene data bavandimwe, nagira ngo mbabwire ngo Satana ntaruhuka. Navuze ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo Satana afite igihe gito. Ariko nagira ngo mbabwire, niba hari uzi gukoresha igihe gito afite ni Satani. Ntabwo aryama ku manywa na nijoro, ahora aduhiga. Twebwe rero twabona umunsi ataduteye, aba arimo ashakisha, arimo adutega ibico, twebwe ntitubimenye, ahubwo ukaba uzi ko ari amahoro, ukaryama ugasinzira, hanyuma ukazajya kwibuka ari uko bizinesi yatangiye guhomba, ari uko abana barwaye, ari uko inka zatangiye gupfa, ukajya gusenga y'impuruza.
ayo ngayo akenshi niyo uvuga ibidasobanuka. Muri make twige guhora twiteguye. Nicyo rero Pawulo yarebeye abasirikare b'Abanyaroma, akareba uburyo biteguye, akareba imyambaro bambaye, kandi buri mwambaro wose ufite icyo ushinzwe kurinda ku mubiri, noneho akabisanisha n'uko umukristo nyamukristo cyangwa umusirikare wa Kristo akwiriye kuba ameze. Icya mbere nababwiye ngo muri Bibiliya yera atangira avuga ngo ibisigaye hari ibindi yavuze haruguru guhera mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 6 ku murongo w'9. Aba yatondaguye bya bindi byose nababwiye, imyitwarire mu kirisitu biki, noneho ahaba asa n'uri ku ndunduro, noneho akavuga ko umusirikare nyamusirikare wa Kristo akwiriye kuba ameze, akavuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ahangaha Bibiliya ntagatifu yavuze ngo ahasigaye mushake amaboko kuri Nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye. Mbibutse ko iyi si tubamo, uyu mubumbe witwa isi ufite ibice bibiri bitandukanye. Hari igice tubonesha amaso, igice kigaragara, akaba ariyo magambo nkoresha. Hari n'ikindi gice kitagaragara, hari isi y'ibiriho ibingibi turebesha amaso, hari n'indi si yitwa isi y'umwuka. Mbibutse rero ko Satana n'ingabo ze ntabwo ari abantu tubona. Kugira ngo tubashe kubanza kumenya ni izihe ntwaro dukwiriye gukoresha, dukwiriye kubanza kumenya n'umwanzi turwana nawe uwo ari we. Nongere mbibutse ngo igisirikare gisanzwe twita igisirikare cy'isi, muri kwa kutirara kwabo, niyo babanye n'ibindi bihugu neza, ibyo ari byo byose batererayo akajisho, bategayo amatwi, bakareba imyitozo icyo gihugu gikora, bakamenya igisirikare cyabo ko giteye, bakamenya imiryamire, bakamenya intwaro bafite, kugira ngo igihe cyose icyo gihugu kizagenda kubivumbaгаtanyaho, bazabe bazi umubare w'abasirikare bafite, bazi imyitozo bakoze, bazi intwaro bafite. Icyo gihe bagahora baharanira kubarusha. Ndetse ibi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bifite ubushobozi buke, binagerageza kwisunga ibindi bihugu by'ibihangange, ugasanga babanye, kadufata urugero nk'ibi bihugu byacu, ugasanga babanye na Amerika mu buryo bw'igisirikare, kugira ngo bafitanye umubano mu bya gisirikare, kugira ngo babafashe gutoza abasirikare, babafashe kubaha intwaro n'ibindi. Ugasanga babanye n'Ubushinwa mu buryo bw'iby'ubucuruzi n'ibindi. Gutyo ugasanga igihugu gifite ikindi gihugu cyegamiye cyitwa igihugu cy'igihangange, gishobora kuzagitabara igihe cyose gihuye n'ibibazo runaka. Niko kwa kwitegura navugaga. Hano rero icyo Bibiliya itubwira cya mbere, nkuko nari mbabwiye, Satani ni ikinyamwuka, ntabwo ari ikinyamubiri, kandi twebwe turi abanyamubiri, twambaye umubiri. Bibiliya yera iravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, kandi twebwe dufite inyama n'amaraso. Ngo dukirana, turwana n'abatware n'abanyabushobozi n'imyuka mibi. Ni imyuka. Niyo mpamvu Pawulo yandika hano, n'Imana ni umwuka. Yesu ni umwuka, nubwo yigeze kwambara ishusho y'umubiri akaza hano mu isi abantu bakamubona, ariko ubu tutakimubona, yasubiye mu ishusho ye bwite y'umwuka. Ibyo mu isi y'umwuka rero, nkuko nababwiye,
ngo igihugu kigerageza gutega amatwi ikindi kikanagayo akajisho kikareba ibyo mu isi y'umwuka, nanone natwe twabimenya ari uko twifashishije iby'umwuka. nk'uko igihugu kiri mu nzira y'amajyambere cyegamira icyateye imbere mu buryo bwose bwa gisirikare n'ibindi, kubera ko gifite intwaro zihagije, niko abakristo bakwiriye kwegamira Kristo. niwe uzi Satana, niwe wahanganye na Satana, niwe watsinze Satana. kuko Satana ni ikiremwa cy'umwuka n'ingabo ze ni ibiremwa by'umwuka, hanyuma Imana cyangwa Yesu ni umuremyi w'umwuka. Rero Bibiliya iratangira ivuga ngo, aha Bibiliya ijambo ry'Imana ikoresha ikinyarwanda cy'uyu munsi iravuga ngo, ahasigaye mushake amaboko kuri Nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye. Hariya Bibiliya ikavuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nk'uko igihugu runaka kigiye kwegamira Amerika y'igihangange, cyo mu Cyongereza bita seeking alliance cyangwa making alliance, niko natwe dukwiriye kwegamira Yesu, kuko niwe ufite ububasha n'ubushobozi. Hanyuma rero muri uko kwegamira Yesu tukagira n'uburyo twitwara, nibwo tugiye kwinjiramo. Ahangaha kuva ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 13, Pawulo arimo aratubwira abo turwana nabo uko bameze naho baba, akatubwira ko atari ibiremwa by'umubiri, ari ibiremwa by'umwuka bitanagaragara. Noneho ku murongo rero wa 14 ayawo niho atangira avuga noneho intwaro dukwiriye kwambara kugira ngo tubashe guhangana na bya biremwa by'umwuka, cyangwa na wa mwanzi turwana nawe ari we Satani n'ingabo ze. Aravuga ngo, nuko rero nimuhagarare kigabo mukenyeye ukuri, mukenyeye ukuri, muhagarare kigabo. Icyambere, imihagararire yanyu ntibi ya feki, ahubwo muhagarare kigabo. Guhagarara kigabo, umugabo nyine aba yikwije, ni ukuvuga ngo uri umuntu ukwiriye guhangana n'icyo ugiye guhura nacyo. Kandi guhagarara kigabo cya mbere twabanje kureba ngo ese ubundi uhagaze he? Uhagararanye na Kristo, kandi ukenyeye Kristo. Kuko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14, Kristo ubwo aravuga ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo. None Pawulo yafashe umukandara wa gisirikare aravuga ngo mukenyere ukuri. Ubundi iyo umuntu abyutse, ikintu cya mbere akora, iyo wambaye ugafunga umukandara, bivuga ngo tayari witeguye urugendo. Icya mbere ni ukwambara ugakomeza. Nimureba n'imikandara yabo bagabo nahoze mbabwira, muzasanga ifunze bien, ifunze neza. Twebwe igisirikare cya Kristo, umukandara wacu ni ukuri. Kuvugisha ukuri, ugakoresha ukuri, ukaba umunyakuri, ntubeshye. Muri iyi minsi abantu bitoje ibinyoma, byagera kuri telefone ho bigakabye. Umuntu mwasezeranye guhurira i Kigali saa 4, uteze imodoka Nyagatare, ugeze Kabarore saa 4 zigeze, yaguhamagara
uti ngeze i Kabuga, mwasezeranye guhurira i Remera ukamubwira kuri i Kabuga, umuntu w'i Kigali azi ibirometero byo kuva i Kabuga ujya i Kigali n'amasaha bishobora kugufata niba wahuye na ambutiyaje, uri Kabarore. Umuntu yigeze kubikora turi hamwe mu modoka duhagurutse muri gare ya Kayonza, rwose abwira umuntu ko ageze i Kabuga. Sinabyihanganira namubwira, ariko wa muntu ubu tugeze imbere ahangaha tukagira nk'impanuka tuvuge, bakaza kuvuga abantu bahuye n'impanuka i Nyagatovu, wabwiye umuntu ngo ugeze i Kabuga, ubundi ubu yagutabara, nubwo waba wakomeretse yagufata nka muntu ki? Mukenyere ukuri nk'umukandara, kandi ukuri twavuze ngo ni Yesu. Abari muri Yesu ntabwo bagira ibyo binyoma. Abantu iyo babeshye kuri telefone usanga bavuga ngo abantu ngo telefone zirabeshya. Ni telefone ibeshya cyangwa nitwe tubeshya abakoresha telefone? So intwari imwe iyo ukoresheje ibinyoma nkuko nababwiye, Bibiliya yita Satani umunyabinyoma. Ubwo wiyambuye Kristo, ahubwo wambaye Satani tayari. Iyo ni intambwe ya mbere yo gutsindwa. Ariko intwaro iri butuma utsinda Satani ya mbere, intambwe ya mbere twabonye ko ari ukubuhagararanye na Kristo. Intambwe ya kabiri mu byo wambaye by'intwaro ni ukuri, kutabeshya nk'intwaro. Arakomeza B y'uwo murongo, Bibiliya ijambo ry'Imana ho yavuze ngo mwambaye ikoti ry'icyuma rikingiriza igituza, ari ryo butungane. Ndagira ngo nje nkoresha yenda batamenyereye aya magambo ya Bibiliya ijambo ry'Imana, kuko iyo ikoresha ikinyarwanda cy'iki gihe, nje nkoresha nkayo muri Bibiliya yera, kugira ngo aravuga ngo mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Icyuma, abo basirikare b'Abaroma babaga bambaye ikintu gikozwe mu cyuma kigakingiriza mu gituza. Kubera iki? Icyo gihe barwani intwaro zikomeye, kuko Bibiliya irimo kuvuga yabaga ari imyambi kandi nayicuze mu cyuma. Icyo cyuma rero cyabaga gikingiriza igituza, cyabaga ari icyuma gikomeye ku buryo umwambi nukubitaho utari bupfumure cya cyuma. Abanyarwanda bo bagiraga ingabo by'ingabo turaza kubigeraho, ariko ubu ngubu igihe cy'amasasu ubwo bagira ibyo mu Cyongereza bita bulletproof, ingofero zicuze mu byuma n'indi myambaro ikoze mu byuma bishobora kuba bidapfumurwa n'isasu. Hariya yabaga ari imyambi. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Bariya bambaye icyuma, icya mbere gikingira igituza. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo igituza niho umutima uri, kandi umuntu akurashe mu mutima yaba arashe icyicu. Icya mbere ukingire ahantu ushobora gukomereka ukawugiza ikibazo, umutima. Ariko ikindi cya kabiri, ntabwo iki cyuma cyageraga mu bitugu. Bivuga iki? Byabaga bivuga ngo umusirikare ari buze kurwana mu buryo ki atari bushake gusubira inyuma, kuko nuha umwanzi bitugu araza kukurasa ahandi hadakingiye. So uraza rero biraza kugushoboza gukomeza guhangana n'umwanzi. None intwaro y'umukirisitu izamushoboza guhangana na Satani, igakingira wa mutima ntukomereke ngo apfe, ni ugukiranuka ku gato no ku kanini.
ugakiranuka ushonje, ugakiranuka uhaze. Igihe wejeje n'igihe warumbije, ukugezeho agasanga uracyari umukirisitu, uracyavuga ijambo ry'Imana, ntabwo wiba, ntutirisha, uracyakiranuka. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Yibaye intwaro ya kabiri. Umukirisitu urasabwa, ni itegeko, ndasabwa gukiranuka ku gato no ku kanini. Ninkiranirwa tayari niyambuye intwaro yagombaga gutsinda, nambaye intwaro itsindwa. Mu yandi magambo, niyambuye uniforme cyangwa umwambaro w'igisirikare cya Kristo, inshyizemo uniforme y'igisirikare cya Satani. Tayari ubwo nagize nte, nadizatinze, nataye kamanda wanyoboraga. Indi ntwaro, umurongo wa 15 aravuga ngo, naho mu birenge mube mwambaye inkweto arizo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Bibiliya yera yo iravuga ngo mukwete inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Yesu Kristo nashimwe cyane. Nkuko nababwiye, abakristo tujya twibeshya ngo Satani ngo ibirindiro bye bibikuzimu. Satani aba muri yasi y'umwuka nkuko nababwiye, ariko akorera mu bantu. Ashobora gukorera mu mugabo wanjye, ashobora gukorera mu mugore wanjye, ashobora gukorera mu mwana wanjye, ashobora gukorera mu bintu ntunze, muri business yanjye, ikambera ikigeragezo. Akenshi kubera kutamenya imikorere ya Satani, navuga ngo imikorere ya Satani wayimenya wisunze Yesu, kuko Satani ni ikinyamwuka kandi Yesu ni umuremyi w'iby'umubiri n'iby'umwuka. Rero Satani ashobora gukorera aho ngaho simpamenye, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo mukwete inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Inkweto zawe nkuko bari abasirikare bambara butini bakaba bafite inkweto idashobora gupfumurwa n'amahwa, uba ufite ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Petero waravuga ngo buri gihe cyose ujye uhora witeguye gusubiza umuntu wese ugize icyo akubaza ku by'ibyiringiro byawe, ngo ariko ufite ubugwaneza. Mukwete inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ijambo ry'Imana riri muri wowe rigwiriye. Umurongo wa 16 nanone turahasanga indi ntwaro ariyo yangabo nababwiraga. Ingabo yabaga ikoze mu giti, ariko ingabo y'umukirisitu yo ni ukwizera. Ingabo impamvu yabaga ikoze mu giti ni iyihe? Ndagenda buhoro ngira ngo nsobanure twumve urugamba rwo mu mubiri n'urwo mu mwuka uko birwanwa. Nababwiye ngo turagenda tureba icyo Pawulo yakoresheje tukifashisha. Ingabo yabaga ikoze mu giti, ariko igiti gifite umubyimba munini ku buryo umwambi utari bushobore gupfumura cya giti. Noneho iyo uwo muhanganye yakurasaga umwambi, yawuboneza mu mutwe, yawuboneza ku birenge, aho yawubonezaga hose werekezagaho
ya ngabo. Noneho umwambi ukaza ugakubita muri cya giti ugafatamo. Icyo wakoraga wahitaga uwushingura mu giti ukawushyira mu kirimba cyawe uhetse mu bitugu. Ubwo ukaba intwaro urimo urazambura umwanzi uzigwizaho ku buryo nutangira kurasa uri bube ufite intwaro zihagije zo kumurasa. Noneho rero ijambo ry'Imana ryo Pawulo hano arimo aratubwira, aragereranya ya ngabo y'igiti barasa umwambi ikawugukingira, aravuga ngo noneho mutware kwizera nk'ingabo, ngo ariko muzabasha kuzimisha ya myambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Kwizera, niba hari ikintu umukiristo yatakaza ntatere n'intambwe imwe, ni ikintu cyitwa kwizera. Umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo asobanura kwizera mu gice cya 11 umurongo wa mbere, aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Kwizera muri make, kumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa se ni ibiki umukristo amenya? Ni Imana Data wa twese, ni Yesu Kristo, ni Umwuka Wera, kandi ukamenya ko Imana iriho, Imana ishobora byose, Imana nta na kimwe cyayinanira. Iyo ufite ibyo mu mutima wawe ntacyo Satana ashobora kukubeshya. Ariko intwaro Satana atsindisha umukristo byihuse ni ukugutera gushidikanya ku ijambo ry'Imana, ni ukugutera gushidikanya ku Mana. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga. Mu Itangiriro igice cya 3, igihe Satana yajyaga koshya Eva, yamuteye gushidikanya ku Mana. Imana yari yababwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti, nimukiryaho no gupfa muzapfa. Satana arangije baramwegera, arabanza aramubaza ngo harya Imana yavuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Eva intambwe yo kugwa ya mbere yakoze, arabanza amena amabanga y'Imana, aravuga ngo oya, byose turabyemererwa keretse igiti cyo hagati y'ingobyi kimenyesha ubwenge bw'ikibi n'icyiza. Imana yaravuze ngo nitukiryaho no gupfa tuzapfa. Satana atoya, gupfa ntabwo muzapfa, ahubwo Imana yabahisha ibanga, yanze ko mumera nkayo. Ni ukuvuga ngo akuye kwa kwizera Imana muri we, ahise ahindura Imana umunyabinyoma. Satana ahinduye Imana ko ari umunyabinyoma. Noneho Eva wayizeraga, wari uzi ko ibyo Imana yavuze ari ukuri, atangiye gushidikanya. Yumvise ko Imana yababeshye, noneho yemera ko ibyo Satana avuze ariko kuri. Ni ukuvuga ngo ya ngabo yagombaga kuzimya imyambi y'umubi yose yaka umuriro, arayitakaje. Ari igiti, ariwe ku rubuto, ahaye n'umugabo nawe ntiyiri wabaza, tayari urupfu rwinjira mu bantu ubwo ngubwo. Ariko twabwiwe ngo intwaro tuzazimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro yitwa ingabo, nk'iyo bakingiraga iyo myambi mu birwanisho bya kera, ni ukwizera. Mukristo nutakaza kwizera uzaba utakaje intwaro ikomeye cyane. Ugomba kwizera ko Imana yawe ari Imana ishobora byose, n'icyo wahura nacyo ari ikigeragezo uko cyaba kimeze kose, ukavuga ngo ubwo mfite Imana. Buri ikintu Yesu yavugiye ku bana bato akavuga ngo bameze nk'aba ngaba, ngo ubwami bw'Imana ni ubwabo. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye abana bagira. Umwana uri kumwe na se abazi ko se nta kintu na kimwe cyamunanira. Urebye umwana umaze kumenya kuvuga akabazi papa, akabazi ngo papa,
ni papa unkunda, ni papa wanjye. Icyambere akaba azi ko ari se rwose umubyara, icyo akacyemera akaba agifite mu mutima. Niyo haza cya kimodoka cya rumoroke ukamubwira uti kiriya kimodoka kigiye kukugonga, yakubwira ati papa aragikubita. Kubera iki? Kubera ko azi ko ise amukunda. Ikintu kinini gituma abakristo tugwa mu byaha, icyambere ntabwo tujya tubasha kwibuka ko Imana idukunda ngo ubyizere uvuge ngo Imana yanjye. Nigeze kuganira na madamu w'iwanjye, ntabwo ari amabanga amenye kuko nawe arimo aranyumva. Ni ibintu twikanze byasaga n'ibyenda ni nk'ubufasha twikanze ko tugiye kubona cyangwa abantu batwijeje. Burangiye buburiye mu myanya y'intoki, Satani yenda kumunyuramo kugira ngo dushidikanye ku Mana. Dutangira kwenda gukeka ababyitambitsemo. Imana irantabara. Imana irantabara, mbwira umugore wanjye ndamubwira ngo rero muntu w'Imana, ikiri icyanjye Imana yangeneye, jewe nitwa Rushamba nk'uko nababwiye. Ikiri icya Rushamba Imana yageneye Rushamba, Imana yanjye ntabwo izagiha undi. Biriya ntabwo byari ibyacu. Ntitwirirwe twishyiramo abantu b'Imana ngo tuvuge ngo barunaka babyitambitsemo. Hoya, icyambere nzi ko Imana yanjye nkunda. Ibyo narabibabwiye, ndenda kongera kubisubiramo kugira ngo abantu babyumve. Navuga ngo mu bintu bitatu ntajya nshidikanyaho, icyambere nuko nzi ko Imana ishobora byose, icya kabiri nuko nzi ko Imana inkunda, icya gatatu nuko nzi ko nzajya mu ijuru. Impamvu zabyo nazisobanuye se ndibusubire mu uyu munsi. Ariko igihe cyose uzashidikanya ko Imana itagukunda, uzaba watakaje kwizera, kandi icyo gihe Satani azakurasa mu cyico. Bakristo, nagira ngo iyi ntwaro tuyongere kuri za zindi ebyiri twari tumaze kuvuga: ukuri, gukiranuka. Kuko ngo iyi ngiyi yitwa kwizera, ngo niyo tuzabasha kuzimisha ya myambi ya wa mubi yose. Imyambi ya wa mubi yose, ntabwo ari umwe, ntabwo ari ibiri, ahubwo yose, kandi ngo yaka umuriro. Ntimugashidikanye ku Mana rero. Imana irabakunda, haleluya. Kandi ubwo Imana ibakunda, Imana ni data, kandi ubwo Imana ari data nta cyanyambura data. Yesu nashimwe cyane. Uku kwizera niko Eliya yakoresheje ku musozi Karumeli. Turaza kubigarukaho nitugera ku gusenga. Yarebye Ahabu n'ingabo za Ahabu n'abahanuzi ba Bali n'Abisirayeli, arababwira ngo abwira Ahabu ngo bwira Abisirayeli bose bazambuke ku musozi Karumeli. Uyu munsi bikwiriye gusobanuka. Ukwiriye kumenya niba uri umukirisitu ukambara intwaro z'abakirisitu, niba uri uwa Satani ko nushaka ugira icyo wambara, kuko ubwo Satani nta kurwanya uruwe. Ariko nongere nkubwire ngo ibihembo byo nabyo uzaba ubyiteguye. Reka twikomereze tugere ku yindi ntwaro. Ingofero y'icyuma. Twarebye ko igituza harimo umutima hashobora kuba mu cyico vuba. Ahandi rero hakomeye cyane, mujya mubona abagenda kuri za moto badukangurira kwambara kasike. Nta kindi baba barwana nacyo no kugira ngo irinde umutwe igihe cyose wakwikubita hasi. Nagira ngo mbabwire ngo ikigize umubiri cyose gikomeye cyane. Ushobora gutakaza amaguru, ushobora kugira utugakomeza, ariko umutwe twibuke ko ari wo ubitse ubwonko, kandi ubwonko ari bwo butuma systeme zose z'umubiri zikora. Tuzajya tuvanga ibya siyanse n'andi magambo cyangwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibyo twiga ibyo ari byo.
noneho umutwe nawe yavuze ngo ingofero noneho muri bwambare ntabwo ari izi zisanzwe, ahubwo ni ingofero y'icyuma nayo itari bubashe kuza gupfumurwa n'umwambi. Kandi ngo iyo ngofero ku bakirisitu ni agakiza. Hehe, agakiza. Burya agakiza nako ni Yesu. Izina Yesu risobanura ngo Imana ni agakiza. Tunga Yesu muri wowe, b'umwana w'Imana nyakuri. Izina Yesu nicyo risobanura. God is salvation. Imana ni agakiza. Umutwe wawe ubu protejwe n'Imana. Ibyiyumviro byawe, intekerezo zawe, ibyo ugambirira byose bitangirire mu Mana, bisoreze mu Mana. Kuko nibitaba ibyo uraza kwisanga umutwe wawe, umwe yigeze kuvuga ngo umutwe w'umunebwe ngo ni uruganda rwa Satani. Igihe cyose uzaba udatekereza ku Mana, uzaba utekereza kuri Satani. Agakiza Imana yaduhaye ni ikintu gikomeye cy'agaciro tudakwiriye gukerensa. Agakiza kumenya ko Yesu yancunguye ndi umwana w'Imana. Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 12, uwa 10 uravuga ngo yaje, ngo yari mu isi, ngo ab'isi ntibamumenya, ngo kandi ari we wayiremye. Uwa 11 ngo yaje mu bye, ngo ariko be ntibamwemera. Uwa 12 ukavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahinduye kuba, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ukwitwa, oya, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kristo rero yaraducunguye, adukura mu byaha, aduha agakiza. Agakiza ni impano ikomeye cyane, uzatakaza ukaba utakaje ikintu gikomeye. Agakiza Kristo yaguhaye, ukarinde kurusha ibindi byose birindwa. Kandi agakiza k'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ngo niyo ngofero izabasha gukingira wa mutwe wawe. Be y'uwo murongo iravuga niyo ntwaro ya nyuma. Iravuga ngo kandi mwitwaze inkota muhabwa na Mwuka, ariyo jambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Umuririmbyi mu ndirimbo naririmbye, nubwo ntari umuririmbyi, ariko ndi umuririmbyi mwiza. Naringiye kuvuga ngo nubwo ntari umuririmbyi mwiza, oya, ndi umuririmbyi mwiza. Imana yampaye irijwi, iyo ndiririmbisha iranezerwa. Nibyo nabyo naringiye gutakaza kwizera. Imana imbabarire. Igitero cya 4 aravuga ngo mutware intwaro z'umwuka nizo mukwiriye, inkota ityayiboneye n'ijambo ry'Imana, muryemere mwese, muryemere ryo ribakiza, muryizere mu mitima, niho muzatsinda. Haleluya. Nagira ngo mbabwire andi makosa dukora. Ubundi intambara, yaba intambara isanzwe yo mu isi, muri iyi si igaragara, yaba intambara yo mu mwuka, irwanwa mu buryo bubiri. Hariho kwirwanaho igihe umwanzi aguteye, defensive, cyangwa kwirwanaho. Hariho no gutera umwanzi mu birindiro bye. Yesu nashimwe cyane. Izi ntwaro rero zindi twabonye kuva ku murongo wa 14a kugera ku wa 17a, ni intwaro zirwana iyo ntambara ya defensive.
ni intwaro zo kurwana intambara twirwanaho igihe umwanzi aduteye. Ariko noneho nagira ngo mbabwire ngo ntabwo dukwiriye kurwana intambara ya defensive gusa, ahubwo dukwiye no kwataka, tugakorana offensive, tukataka umwanzi mu birindiro. Umurwanyi nyawe ntategereza ko umwanzi amutera, ahubwo igihe cyose wamaze kumenya ko uhanganye n'uwo mwanzi, urajyana za ntwaro zo kuza kwirindisha, ariko umusange mu birindiro. Kuki umusanga mu birindiro? Icyambere no kugira ngo ubanze usenye defense ye, ubanze usenye uburinzi. Numara gusenya uburinzi, ikindi gikurikiraho ni ukujya kwataka inzu intwaro zibitsemo, amura. Niko intambara isanzwe tubona irwanwa, ariko niyo mu mwuka nuko nguko. Twebwe rero akenshi nkuko nababwiye, cya gihe tumeze neza tukidamararira rwose, ukaba uzi ngo nta rugamba ruhari. Satani arimo gutega ibico, yamaze gutegera hirya no hino, araza kukwataka ntaho ugifite winyagamburira. Satana we arabizi, arwana defensive na offensive. Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo aravuga ngo nuko rero murwanye Satani nawe azabahunga, mwegere Imana nayo izabegera. Murwanye Satani, mwatake Satani, musange Satani mu birindiro. Cya gihe umukristo ashishikarira gusenga no gukora imirimo myiza y'Imana mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Nababwiye ngo amasengesho usenga iyo uri mu mahoro, ufite amahoro, ubona ibintu byose bigenda, nibwo usenga neza, kuko icyo gihe utangira ushima Imana. Kandi abasenga bose niko bakwiriye gusenga. Utangira ushima Imana, hanyuma ukaza kugera aho ugera ubwira Imana kugufasha mu rugamba. Bakristo bene data bavandimwe, nagira ngo ntimuzagire umunsi n'uwa kirazira mwirara ngo muvuge ngo turi amahoro. Oya, ntababwiye ngo murebere kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, dufite umutekano usesuye. Ariko si umutekano usesuye tuwukura hehe? Tuwukura kubera ko abasirikare bataryama, bari ku nkiko. Nijoro narebaga bagiye no kureba abashinzwe umutekano bari mu mazi mu kiyaga cya Kivu, bareba biba amafi n'imitego bakoresha itemewe, mu buryo bwo kurinda umutekano n'uw'ibidukikije, ndetse banirinda n'abantu no kwandura iki cyorezo. Bajyayo basenya amato ya barushimusi, imitego ikozwe muri supaneti barayanya, kuko ibyo byose babibonaga nk'ibintu bibangamiye umutekano, bishobora no gutuma abantu abakora ibyo ngibyo ko babikora nijoro bihishe, baba babangamiye umutekano. Rero abakristo ntidukwiriye kwirara. Nababwiye ngo iyi ntwaro iyi ngiyi yitwa ijambo ry'Imana. Noneho ntabwo ari intwaro defensive yo kurwana intambara ya defensive, ni intwaro noneho yo kwataka. Abasirikare b'Abaroma bagendanaga n'inkota, ngira ngo n'abacu barazigendana simbisi, ntabwo nditegereza, ariko bagomba kuba bazifite. Birumvikana niba ari kimwe mu bintu umusirikare agomba kugira. Kandi intwaro nagira ngo mbabwire yitwa inkota, n'umwanzi ashobora kugutungura akagufata utari bubashe kumurasa. Icyo gihe ngira ngo inkota niyo yagutabara vuba. Ari umwambi ntiwaba ukigutabara, kuko yakwegereye yagusatiriye, nturi bushobore gufora. Ari isasu, ntekereza ko naryo rifite preparation abantu babanza kubanza gukora, nabyo ntekereza. Ariko inkota igihe uyifashe rwose vuba vuba, yo wayimutikura. Ni intwaro rero yo kwataka. Hano ijambo ryatubwiye ngo
kandi mwitwaze inkota muhabwa na Mwuka, ariyo jambo ry'Imana. Izo twavugaga ni intwaro zirwana muri iyi si igaragara turebesha amaso, physical world. Ariko noneho irwana kandi karwanya ba bandi bari mu isi itagaragara, batambaye umubiri utari butere inkota ngo bafashe ubashobore, itari bubafate, kuko ni umwuka, ni ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ijambo ry'Imana muri ibi byavuze ngo mutware intwaro z'umwuka, nizo mukwiriye. Inkota ityayiboneye yo mu ntwaro z'umwuka ni ijambo ry'Imana. Ntabwo ngo Satani ashobora guturuka mu mugore, ashobora guturuka mu mugabo, ashobora guturuka mu mwana. Usanga abo ngabo tutajya twita no kubabwiriza ijambo ry'Imana. Ariko icyo Bibiliya itubwiye hano, mwibuke muri Matayo 4 ngo Yesu avuye mu mazi ajyanwa n'umwuka mu butayu, no muri Luka 4 iyo nkuru irimo. Matayo na Luka bombi barayanditse ngo kugeragezwa n'umwanzi. Icyo yaneshesheje ni ijambo ry'Imana. Umukirisitu utagira ijambo ry'Imana muri we, muzabirebera muri iyi covid niba izarangira Nyagasana adufashije, ariko muzabireba igihe cyo gusubira mu nsengero. Abakirisitu batagira bafashwaga no kumva ibyo abandi bavuga, batagira ijambo ry'Imana muri bo. Amambere nababwiye amagambo yanditse muri Nahumu, umwanditsi avuga ngo wivomera amazi azaba ahagije igihe cyo kugotwa kwawe. Muri iyi minsi tutagihurira hamwe, abatarabitse ijambo ry'Imana muri bo ngo babe barifite nk'intwaro yo gutsinda Satani. Abakobwa barishingiye, abahungu barishingiye, abayoboraga amakorari bagiye mu biyobyabwenge, bamwe aho mvugira singiye kuvuga amazina y'abantu, ariko hari umuntu twari dufite rwose mu itorero ukomeye uyobora impuzamakorari y'ahantu hamwe mu itorero ryacu. Uyu munsi uri muri gereza, amakuru bambwiye nuko ngo yafatiwe mu biyobyabwenge. Mwibuke rero Yesu, Satani ko yabanje kumubwira ngo amujyana ku musozi muremure, aramwereka ngo dore ngo buriya bwami bwose n'ubwanjye narabugabanya. Na Bibiliya ivuga ko ari umutware w'ab'isi. Aravuga ngo nupfuka mukandamya, biriya byose ndabiguha, buriya butware burabo bwawe. Yesu aramubwira ngo haranditse ngo ujye uramya Uwiteka Imana yawe yonyine aba ari upfukamira. Yesu nashimwe cyane. Haranditse ngo itegeko rya mbere ry'Imana, Imana yonyine aba ariyo usenga, aba ariyo upfukamira. Satani yumva ntashyizwe ngo amujyana ku munara w'urusengero. Yesu ashimwe cyane. Oya, mbere yo ku munara w'urusengero yarabanje amutegera ku nzara. Yari amaze iminsi 40 asenga, ya yindi tujya twigana, sinzi niba tujya tunayigeza twe tutaranywa utuzi, ariko ntaho Bibiliya itubwira ko we yigeze anywa n'utuzi. Ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 asenga ari mu butayu, ngo umwanzi aramwegera aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye imitsima. Yesu yari afite ubushobozi rwose bwo kuba yayahindura, kuko aravuga bikaba yategeka bigakomera. Ariko se akwiriye gukora ikintu akibwirijwe na Satani? Bakristo, ndagira ngo twumve turebe. Ariko nta gihe tujya dushaka guhindura amabuye imitsima. Cya gihe tuba twishakishiriza, cya gihe abantu bamwe bajya bababwira ngo n'Imana irafashwa,
n'Imana irafashwa. Iryo jambo abantu benshi bakunda kurivuga, no mu Cyongereza bajyaga bavuga ngo but God help those who help themselves. Kufasha uwuzi gahunda ye, Imana wayifasha ute? Imana sirafashwa. Uwufasha nugira ikimunanira, Imana nta kiyinanira, wowe urasabwa kuyizera gusa. Nabwo ntabwo ari ugufasha Imana no kwigirira neza. Ariko mwibuke, utekereze mwene data unyumva, nanjye ndimo ndatekereza, ndababwira nibwira cya gihe tujya gutirisha. Urabona nyine ahangaha bavuze ikizamini, ariko nkwiriye kureba runaka kubera ko ari mu bavuga ari kumvikana, cya gihe cya ruswa. Uko niko guhindura amabuye imitsima. Ariko Yesu yaramubwiye ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Bakristo, ngiki gikwiriye kudutunga, amagambo yose ava mu kanwa k'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubugingo, ni umutsima w'ubugingo. Yesu yaravuze ngo nigiye mutsima w'ukuri ngo undya ntabwo azasonza, ngo si nka ya mitsima basogokuruza abanyu baririye mu butayu bagapfa. Undya ntabwo azapfa, azahoraho iteka ryose, kuko ni ijambo ry'Imana. Rero nagira ngo mbasabe, iyi ni intwaro yo kwataka. Irindi jambo yamutsindishije ni rya rindi nari maze kubabwira, igihe amwerekaga ubwami bwo mw'isi akamubwira ngo nubwe. Yesu aramubwira ngo ntabwo, haranditse ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine. Ikindi gikomeye cyane nagira ngo mbabwire, Satana nawe ibyanditswe arabizi. Noneho Satana ajya mu byanditswe, amubwira amagambo yanditse muri Zaburi. Igihe mujyanaga ku munara w'urusengero ngo aramubwira ngo simbuka, ngo haranditse ngo azagutegekera abamarayika bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Yewe Yesu nanone amutsindisha ijambo ry'Imana. Turacyari ku ntwaro ya nyuma ya offensive yo gusenya ibirindiro bya Satani. Intwaro ukwiriye kwatakisha Satani ni ijambo ry'Imana. Satani uri mu mugabo wawe, Satani uri mu mugore wawe, Satani uri mu muturanyi, ukwiriye kubanza ukareba ngo umugabo si we Satani, ahubwo yabaye intwaro Satani akoresha. Umugore si we Satani, abana si bo Satani, business si yo Satani, umuturanyi si we Satani. Hari Satani wakoresheje uwo nguwo umukoreramo, kandi uwo Satani azatsindwa n'ijambo ry'Imana. Kubwiriza wa muntu ijambo ry'Imana agakizwa, nicyo kizatuma ugira amahoro. Hari abavuga ko icyatuma ugira amahoro ari ugutandukana n'uwo mugore cyangwa umugabo. Oya, ubwo ubutsinzwe. Icyatuma ugira amahoro ni uko umubwiriza agakizwa. Nuko wataka Satana washatse kumugirindira ukamukuramo, kandi nta kindi kizamukuramo, ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Byarashobokaga ko Yesu yasimbuka, ko n'abamarayika bamusama, kuko byari byanditse, ariko se akwiriye kubwirizwa na Satani icyo gukora? Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo kandi mwitwaze inkota muhabwa na Mwuka, ariyo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire, Satana tukwiriye kumusanga mu birinduka. Mbaho urugero rutoya. Abigeze kubona udukoko bita intozi, burya n'uturwanyi tw'uduhanga. Nagira ngo tudufateho nk'urugero. Intozi iyo ziteye, icyambere ntabwo zijya zitera mbere ya saa yine, ntibishoboka. Ziza mu masaha, iyo zije mbere ya saa yine zirabanza zikagota inzu. Zamara kugota inzu zikurira. Inzu yose zayitoroye zikurira.
zamara kurira nko mu ma saa 7 cyangwa saa 8 igihe abantu bashyizweyo, zigatangira kugwa ziturutse hejuru. Ariko izo ntozi nubyuka ukazitwika, zitinya umuriro, ziragenda. Ariko igihe cyose utaramena ikiguri cy'izo ntozi, n'ejo zizagutera, n'ejo bundi zizagutera. Uzitwike zigende. Nababwiraga ya ntambara ya defensive, na Satani hari ubwo mukubita inkome akabona birakomeye, akajura agasubira inyuma, ariko n'ejo akagaruka. Ikizamutsinda nicyo nababwiraga ngo ikizatuma umukura mu mugabo wawe ukamukura mu muturanyi, nuko uwo muntu mubwiriza ijambo ry'Imana rikamubohora, kuko araboshye. Satana yamugize indiri, niho aba. Satira Satana, umusange aho aba, umwirukane mu birindiro bye, usenye defense ye, nurangiza ufate na ya nzu y'intwaro. Wa muturanyi yagutezaga akaza kuguteza akajagari, wimwimuka, wimugambanira, wikora ukundi, mubwiriza ijambo ry'Imana akizwe. Hari abajya bimuka rwose, umuntu akavuga ngo ahangaha ngo baranyanga, ngo none ngo ngiye hana. Hari aho Satani atabase. Oya, abo ngabo bakwanga ntabwo ari bo, ni Satani. Babwiriza ijambo ry'Imana bakizwe, bazagukunda, muzaba inshuti, muzaba abavandimwe. Ni Satani ubakoresha, ni Satani wahagize indiri. Ambura Satani intwaro akoresha, ukoresheje ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo ibyo ngibyo mu kubikora, dore uko nabyo bikorwa. Murongo wa 18 aravuga ngo byose mubikore musenga ku buryo bwose mwinginga Imana. Yesu ashimwe cyane. Abigeze gusoma igitabo cy'umugenzi, izi ntwaro tujya tuzibona ngo mubwiriza butumwa yari yazihaye mu Kristo. Agenda rwose pe, agerageza akoresha izo yagiyemuha, ariko ngo aza kugera mu kibaya, mu gikombe cyitwa mucisha bugufi, ngira ngo niko icyo gitabo kikita. Hari abadayimoni ngo akareba umunsi y'inzira akabona hari umworera natiri mukaragwamo, kandi hari umwijima w'icuraburindi ntareba imbere. Akoze kuri ya nkota mubwiriza butumwa yari yamuhaye, yazunguza kumva ntacyo afatisha. Ijambo ry'Imana irafata, kuko ijambo ry'Imana Satani riramutsinda. Ibyo twari twabibonye ko ari byo Yesu yakoresheje. Ariko noneho ukabikora usenga. Icyo gihe ngo yaributse, ngo aratekereza, aravuga ngo hari icyari gisigaye cyitwa gusenga ku buryo bwose. Ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo, kandi Bibiliya yera iravuga ngo musengeshe umwuka igihe cyose cyo gusenga no kwinginga. Yesu ashimwe cyane. Musengeshe umwuka. Musengeshe umwuka, nagira ngo mbabwire, gusengera mu mwuka cyangwa gusengesha umwuka, icya mbere ni ukuba turi kumwe, turi mu bumwe n'Imana. Imana mbwirage nayo, hagati yanjye nayo hari imibanire myiza n'Imana. Icyo gihe nibwo kuko Bibiliya ivuga ngo amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Hari ubwo tuyavuga rwose, umuntu akamanukura neza amagambo mu isengesho, akavugamo n'ibyanditswe, akibutsa Imana amasezerano. Ariko muri Yesaya 59 Imana ubwayo iravuga ngo ntabwo amatwi yayo yapfuye ngo inanirwe kumva, ngo n'ukuboko kwayo ntabwo kwaheze ngo inanirwe gukiza, ngo ariko ibyaha byacu nibyo bidutandukanya nayo. Igihe turi mu bumwe n'Imana, nta kibazo mfitanye n'Imana yanjye. Kwa kundi uba wisanzuye ku mubyeyi wawe ukamubwira icyo ushaka cyose kandi akakiguha, kubera ko wowe nawe arakubwira ukamwumvira, icyo akubwiye gukora uragikora, icyo umubwiye cyose, aho wakimubwirira hose agikemura uko ukimubwiye, iyo agishoboye. Imana yishobora byose. Rero gusengesha umwuka, icya mbere gisobanuka ni ukuba uri mu bumwe n'Imana. Hanyuma aravuga ngo mu byo mukora byose mubikore musenga, kandi musengere mu mwuka. Gusenga ku buryo bwose, ariko mu mwuka. Nigeze kubona rimwe
ngira ngo ndimo ndasatira gusoza. Hari ubwo tujya dutekereza ko kuvuga cyane no kubita hasi imirindi no kuvuga dutsindagira aribwo tuvugira mu mwuka. Hari n'ubwo dukorera mu mubiri tuzi ngo turakorera mu mwuka. Hari igihe twasengeraga umuntu wari urwaye yafashwe n'imyuka mibi. Abenshi muri twe bari abasore. Cya gihe uwo dusengera arimo asaragurika, abasore bakamufata bakamutsikamira bakamukanda umuntu agataka rwose. Ngeze aho numva umutima namurambwiye ngo ariko ibi turimo dukora turimo kwica umubiri w'uyu muntu, ntabwo ari Satana. Sohoka mu izina rya Yesu, bamukubita ibipfunsi bamuniga bavuga. Oya, ntabwo Satana yavugishwa nuko wanize uwo arimo. Ntabwo abadayimoni bava mu muntu kubera ko wamunize. Oya, bakurwamo n'ijambo ry'Imana kandi uvugwa uri mu Mana koko. Mwibuke nababwiye gusengera mu mwuka no kuba uri mu bumwe n'Imana. Nkoresha ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa, abantu ngo b'inzererezi zo mu Bayuda, abahungu ngo b'umugabo witwa Sekewa, ngo bajyaga babona Pawulo yirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Umunsi umwe ngo bahura n'uwatewe na dayimoni ya kabutindi, baravuga ngo turakwirukana mu izina rya Yesu, ngo uwo Pawulo abwiriza. Dayimoni ngo arabitegereza aravuga ngo Yesu ndamuzi. Arabarondora aravuga ngo Yesu ndamuzi, na Pawulo nawe ndamumenye, mwebwe muri bandi. Ngo arabakubita abaciraho imyenda. Umva, umuntu umwe akubita abantu 7 abaciraho n'imyenda, arabakomeretsa. Kubera iki? Kubera ko bavugiraga mu mubiri nubwo ari benshi. Dayimoni rero tujya turwana nawe nk'ibyo nababwiraga. Nageze bambwira abo bana ndabiherera ndababwira rero, biragaragara ko turimo gukoresha imbaraga z'umubiri cyane kuruta imbaraga z'umwuka. Ni munyemerere twebwe dusenge tudakoze kuri uyu muntu. Icyambere tubanze turebe niba duhagaze neza mu Mana. Nagira ngo mbabwire, tubikoze Satani yatangiye kuvuga amabanga ye yose n'uburyo atera uwo murwayi, kandi avamo aragenda. Ariko igihe twamunigaga twababazaga umubiri we akaba ari utaka, twebwe tukaba tuzi ngo harataka Satani. Oya, ntabwo twasengeraga mu mwuka. Muri make dusengeye mu mwuka, Satana nawe yatangiye gushya arasohoka. Yesu nashimwe cyane. Bakristo rero nagira ngo mbabwire ngo bya bindi rimwe na rimwe dukora, kubita hasi utsena mu izina rya Yesu ukanabikurura cyane, ntabwo ariko gusengera mu mwuka. Sengera mu mwuka no uri mu bumwe n'Imana, ibyanditswe byose wabivuga bigashirayo, ariko utari mu bumwe n'Imana Satana akagusuzugura, wareba nabi ahubwo akava muri wa wundi akakwinjiramo. Yesu ashimwe cyane. Rero inshuti z'Imana, twarebaga intwaro umukristo yakoresha gutsinda Satani. Kenyera ukuri, bakristo tuba abanyakuri muri byose. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Bakristo dukiranuke mu bintu byose, ku gato no ku kanini. Mukwete inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Turahamagarirwa kujya kuvuga ubutumwa. Mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera nk'ingabo, kumenya ko Imana ishobora byose kandi kwigukunda kandi ko izakurwanirira uko byagenda kose. Nigeze kubabwira Eliya ku musozi Karumeli, ndavuga ngo turabigarukaho dusenga, reka nze kugisorezaho. Kwizera, umukristo utagira kwizera ntacyo ubura icyo, kuko ugombye kuba ufite ibyo uhagazeho. Wizera kandi ukizera ko bishoboka, kuko ngo ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba. Yesu ashimwe cyane.
kandi ngo dutware agakiza kaba ingofero. Wiva mu gakiza wakagira Imana, guma mu gakiza, Kristo ari hafi kuza. Ba mu gakiza, gendera mu gakiza, baho mu gakiza. Ijambo ry'Imana ndimo ndakora ndahuza ayo magambo nsoza. Ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye, kuko niyo ntwaro noneho yo kwataka. Izindi twabonye ko ari izo kwirindisha, iyi noneho niyo kwataka. Ijambo ry'Imana niryo uzatsindisha Satani, ariko ukarivuga ari kurimo, ntabwo ari ukurivuga mu mutwe gusa ibi tujya tuboroka imirongo ya kurivuga ari kurimo, ndi kurimo ukarivuga uryemera, ukavuga ibyo wemera. Ijambo ry'Imana rivuga uti Imana ishobora byose, wagera no mu giteye ubwoba ukabuza ngo Imana ishobora byose. Hanyuma ngo mu gihe ibi tubikore dusenga mu buryo bwose bwo gusenga, ngo dusengere mu mwuka. Ngarutse kuri Eliya nsoza. Eliya ku musozi Karumeli, abahanuzi ba Bali 450 n'abashera 400 ngo bahamagaye Bali na Ashera birananirana. Ariko Eliya mu kwizera ijambo ry'Imana, azi ko ahagararanye n'Imana, yari yabwiye Abisiraheli, yabwiye Ahabu umwami wabo ngo uyu munsi ndagira ngo bisobanuke. Abahagarara imbere avuga ngo muzahereye kuba murungabangabo. Ngo yubaka igicaniro, arambikaho imfizi, arayitemagura hejuru y'inkwi, ngo bamena amazi buzuza uruhavu, bamena no ku nkwi ziratoha, bamena no ku nyama z'imfizi yari yabaze ziratoha. Bivuga iki se? Bivuga ko yari yizeye ko umuriro w'Imana utwika n'ibitose. Arangije ahamagara Imana mu mwuka, yizera, yemera, ngo umuriro uva mu ijuru. Nicyo kimenyetso yari yavuze ngo abantu basenga by'ukuri, niba Bali ari ukwiriye gusengwa mu bikore gutya. Iki gitambo kize gushya nta muriro ugiyemo. Eliya bongo baragerageza, bahera mu gitondo bageze saa 9 z'umunsi, biranga, kubera ko Bali si wo gusenga. Abantu benshi basenga Bali, ariko nagira ngo mbabwire, abarangi, abapfumu n'ibindi byose ntacyo bizatugezaho, mubivemo, ni ubusa nk'uburaro. Ariko ukuri Imana nyir'ijuru n'isi niyo ikwiriye gusengwa. Eliya ngo arayihamagara mu mwanya muto, mu magambo make, ari mu mwuka, ariko ngo umuriro uva mu ijuru utwika y'amazi, utwika amabuye yari yubatse urutambiro, utwika inkwi, utwika n'igitambo, byose bihinduka ivu. Yasengeye mu mwuka. Rero Satana nta kundi tuzamutsinda kubera ko twambaye intwaro zimurwanya, kandi z'umwuka, si iz'umubiri. Korali yitwa Impuhwe yo ku Gisenyi ya ADEPR bafite indirimbo yabo bavuze ngo irimo igitero kivuga ngo urugamba ndimo kurwana, ngo si urwo mu mubiri. Ngo iyo ruza ku urugamba rwo mu mubiri, ngo nari guhamagara inshuti zanjye, nari guhamagara abavandimwe, nari guhamagara abakomeye nabo bakamfasha. Urugamba na Satana nta wundi uzarugufasha, kuko si urwo mu mubiri. Uzarufashwa n'intwaro wambaye z'umwuka, kuko turimo kurwana n'abatware n'abanyabushobozi n'imbaraga. Bibiliya yavuze ngo ni abatware, ni abafite ubushobozi, ngo ni imyuka mibi iri ahantu ho mu myanya yo mu ijuru. Si mu isi tureba, ni mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka nababwiye ngo Imana ni umwuka, Yesu ni umwuka. Nitumuhagararaho tukambara intwaro z'umwuka, tuzanesha Satani. Imana rero ibagirire neza. Ngizi intwaro mukwiriye kwambara, ngizo izizabashoboza kunyura muri iyi si mwemye. Nudasenga ukadamarara, hanyuma ukazajya gusenga ari uko byakomeye, uzaba uvuga amaganya gusa, nta nubwo uzabasha gusenga ngo bikunde. Rero dukwiriye gusenga igihe cyose. Umuririmbyi wo mu ndirimbo ya 21 muzagakiza, igitero cya nyuma, aravuga ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza.
no mu ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo haravuga ngo dusenge ubudasiba. Rero hamwe n'izo ntwaro zose tuzanesha, muhumure. Reka dusenge. Mana nyir'ijuru n'isi, data wa twese dukunda, ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro kuko utwigishije uburyo dukwiriye kwitwara n'uburyo dukwiriye kugenda n'ibidukwiriye twakoresha kugira ngo tuneshe umwanzi. Ngenderera ugenderere n'ubwoko bwawe bumvise aya magambo, ntaba amasigara cyicaro, ahubwo izi ntwaro tuzishake, tuzambare, turwane, dutsinde, izina ryawe rihabwe icyubahiro, natwe tubone umugisha, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.